Mbanje kubasuhuza bantu turi kumwe, aka kanya tugiye kurebera hamwe ibintu iyo umuntu agiye kugura nka laptop, umuntu agiye kugura machine runaka, ni ibihe bintu by'ibanze ureberaho. Hari abantu benshi bapfa kugura gusa uko wiboneye, ariko hari ibintu bya mbere na mbere ugomba kureberaho, hari naho urebera ukamenya ngo machine yanjye ifite imbaraga zingana iki zo kuba yakakira ibintu runaka. Rero reka dutangire kugira ngo tumenye ngo bihagaze bite. Mbere na mbere uraza ukajya hano muri type here search, ugasacinga andikamo about computer, ukinjiramo muri system, wageramo hano kuri about bahita bakwereka ibigize machine yawe. Ibigize machine yawe harimo izina, harimo processor ifasha ukamenya ngo ese machine yihuta mu buryo bungana iki, RAM nayo ese machine yabasha kwakira application mu buryo bungana iki, naho iyi system type cyangwa igaragara operating system yayo 64 byte na 4 byte, ukujya 34 based processor. Akenshi hariho na machine zigera 3 izo zikunze kuba ari nto cyane mu bijyanye no cooperating cyangwa se mu bijyanye no kwakira application. Rero hasi naho ukamenya ngo window yawe irimo ni iyihe, ukamenya version yayo, ukamenya n'uburyo n'igihe yesitariwe. Ibi bintu bigeze muri bitatu ubirebeyeho cyane mo hano muri about, umenya uburyo ki machine ugiye kugura imbaraga ifite, bitewe n'icyo uzayikoresha. Iyo wibeshye rero ugapfa guhita gusugura urebeye inyuma ku mapankarite, utagiye hano imbere mu machine, kuko ibi ntabwo umuntu yabihindura yagira ate, ibi ni byo biba biranga machine yawe. Iyo rero ushaka hano ikiburamo n'ikijyanye na hard disk cyangwa se driver, ibintu uzajya ushyiraho uko bingana, winjira hano naho kuri folder, ukinjira muri PC computer, personal computer, ugahita ubona muri local disk C. Hano ko mfite 434 ariko ubundi ifite 500 GB. Rero ntabwo ziba zuzuye neza bitewe niko ziremye machine, ariko ubundi ifite 500, hano na pepere 500 GB. Ibi ni byo bintu by'ibanze mbere kugura computer. Nyuma yo kureba inyuma, ureba ubwoko bwayo ngo ni HP, ureba iki, aha niho hantu hambere. Tuzongera tureba ahandi hantu naho winjiramo muri command control yayo, kugira ngo noneho umenye neza n'ibindi birimo imbere biyigize, n'igihe yesitariwe, bias yagiye yagiriyeho, ibyo byose ku buryo ki hatazagira umuntu kwiba akaba yaguha machine itariyo. Dukomerejeho bwari uburyo bwa mbere buriya bwo kureba muri machine mo imbere, ndano ukamenya processor, RAM, hard disk. Noneho tugiye kureba ubundi buryo bw'indani muri computer. Wanaza hano ukandika C inyuguti ya C, ukinjira muri command prompt, wagera hano ukandikamo system, hano ukandikamo system info, bakanda enter, ugategera. Aha tugiye kureba noneho izina rya machine, apana riba ryanditse inyuma, urebe inyuma kuri cover hano bararihindura. Tugiye kureba izina rya machine yariyo kugira umenye uruganda rwayohereje ari hano. Nubwo twise tuza hano tukabona desktop name, nanone tukabona ibindi bintu byose bigize machine. Hari ibintu byinshi cyane bigize machine bitandukanye, ariko cyane icyo dushaka no kumenya ngo ubwoko bw'izina cyase bituza kuri manufacturer system. Ingene ni manufacturer no bayikoze muri backyard. Noneho system mode ni ubwoko bwa machine, hano yakwereka ko ari HP ProBook GI, ni HP ProBook GI. Rero iyi niyo n'undi machine, kuko niyo n'undi wari ugiye kugura, kuko umuntu ajya kugura machine afite ubwoko bwa machine ashaka. Naho uhiturebera neza, uca muri command ukamenya ngo iyi machine koko bampaye ni HP cyangwa ubundi bwoko. Hari niho uhita ubirebera. Ibindi byose n'izindi information zose usheneye wazirebera aha ngaha. Nimba ifata bluetooth nawe barabikwereka, ifitemo bluetooth bijyanye byose.
uburyo ki interineti ifatwa, wayicomekaho cable ya interineti isanzwe, ibintu byose hano irabikwereka igihe ubishakiye, kuko ibintu byose hano bya manufacturer wayikoze naha ubishakira n'ubwoko bw'iyo mashini. Dore na window hano, Microsoft Windows yesitayemo hano nayo urayibona. Nta kintu na kimwe muri mashini utabona ubishatse kubireba, uhita unamenya n'aho iturutse. Aha ngaha ni abayiguze, baba registered, iyi ni kampani yayiguhaye kugira ngo umenye nimba yibwe cyangwa itibwe. Hano uhita unamenya na nyirayo wari uyifite iyo mashini, nimba atari uwo nguwo cyangwa se iki, kugira ngo mukurikirane amakuru yose, kuko njye nayiguze ku kampani yitwa Kongo, niyo mpamvu n'ubundi ariko ikiri. Rero nuko ushobora kureba amakuru yose.